Yes, ndagusuhuje nkwifuriza ibihe byiza wowe wahisemo kubana natwe ndetse mboneyeho akanya ko kwifuriza amahoro n'imigisha bituruka kuri Nyagasani umuntu wese wahisemo kuzajya ahora abana natwe 5 kuri 5 ndetse nkubwiye yuko amahitamo wahisemo ari amahitamo meza ndetse akwiriye ndetse utazigera na rimwe wicuza kuba waraduhisemo. Uyu munsi rero nagusaba inkunga wowe udukurikira ariko utari wakora subscribe. Gikore uyu munsi ukande kunzogera kugira ngo ibyo dukora birusheho kukugeraho 5 kuri 5 ndetse turusheho guterwa courage cyangwa se turusheho guterwa imbaraga nawe udukurikira. Uyu munsi rero tuje kugenda tugusobanurira zimwe mu nzozi urota ukaba umenye yuko uri umunyamahirwe ukomeye cyane, cyangwa se niba izi nzozi tugiye gusobanura hari ahantu namwe wigeze uzirota, nakubwira ngo uri mu bantu bahiriwe cyangwa se uri mu bantu bazabona umugisha udasanzwe ndetse ukaba wagenda uhura nabyo ndetse ukaba uzabona imbuto z'uwo mugisha, cyane yuko akenshi mu kurota ari ibintu biba bizatubaho cyangwa se byatubayeho ariko bikagaruka mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se bikagaruka mu buryo bw'inzozi, hanyuma umuntu akaba yabasha kugenda bisobanukirwa. Niba rero ufite amatsiko yo kugenda wumva ibi byose ndetse hari n'izindi nzozi waba wararose ariko ukaba utarigeze uzisobanukirwa ariko mu by'ukuri ukaba wumva wifuza kuba wazisobanukirwa, nakubwira ngo ahantu ho gushakira ibintu nk'ibi wamaze kuhagera. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe ndetse ukemeza yuko uzajya uhora ubana natwe. Reka dutangire n'inzozi zacu z'uyu munsi. Mu busanzwe kurota ni ikintu gisanzwe ndetse ni ikintu kiba ku muntu wese muzima ndetse n'urwaye ariko w'ikiremwa muntu. Ni ukuvuga ko Imana ijya kurema umuntu yamuhaye ibintu byinshi cyane cyangwa se Imana yashyizeho uburyo bwo kuvugana n'ikiremwa cyayo cyangwa se n'ikiremwa muntu. Hari abantu benshi batandukanye usanga batanemera yuko ari Imana yabaremye cyangwa se abandi ugasanga batemera yuko Imana ibaho. Ndaza kukumara amatsiko uyu munsi, nakubwira ngo Imana niyo yaremye abantu bose. Niba utabyemera cyangwa se niba utajyaga ubyizera, byinshi cyane bikubiye muri iki kiganiro biraza kugenda bigukora ku maso, urusheho kugenda usobanukirwa ndetse urusheho kugenda ubona byinshi cyane mu bimenyetso byemeza ko koko umuremyi wawe ari we wagushyizeho. So ikintu rero tugiye kuba tugenda tugarukaho ni ukuvuga ngo byinshi cyane mu bintu biteganyijwe cyangwa se bigomba kutubaho, akenshi wa muremyi wacu kuko ari utureberera abicisha mu buryo bwo kubirota cyangwa se akabiduhishurira mu buryo bw'inzozi. Ntabwo ari inzozi zose zihuye no kuba wahishurirwa kuko rimwe na rimwe hari n'igihe inzozi urota biterwa n'amarangamutima wagize. So inzozi za mbere tugiye guheraho ni urota umukuru w'igihugu. Mu gihe uryamye si benshi bagira umugisha wo guhura n'umukuru w'igihugu. Igihugu cyose waba utuyemo cyangwa se waba usanzwe ubamo, ntago ari ikintu kiba cyoroshye ko wahura n'umukuru w'igihugu cyangwa se mushobora kuba mwavugana mu buryo bwihariye cyangwa se mu buryo mu ndimi z'amahanga bita ngo mu buryo buri personnel. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe uryamye ukabona urose umukuru w'igihugu cyangwa se perezida, ni ukuvuga ko mu yandi magambo Nyagasani aba yakugendereye. Ibyo bintu bisobanuye yuko mu bintu uri gukora cyangwa mu byo uteganya gukora bitewe n'ikiganiro wagiranye na perezida mu nzozi wagize, bisobanuye yuko Uwiteka cyangwa se Imana ibigushyigikiyemo cyangwa se yakugendereye. Mu busanzwe ntabwo abantu benshi babyemera ibi bintu ko mu gihe perezida ariho aba yarashyizweho n'Imana, ariko icyo nakubwira ni uko aba ahagarariye Imana ku isi. Ni ukuvuga rero mu gihe ugize inzozi ukamurota, bivuze ngo iryo joro Uwiteka aba yakugendereye. Icyo gihe rero ikintu uri bukore ni ugutega amatwi ibyo uri buganire nawe, ukita ku kiganiro muri bugirane kandi ukabikurikiza. Ntabwo ari abantu benshi barota ibintu ngo nibamara kubirota baze bongere babikurikize. Bamwe muri bo barabirota, bamara kubirota bikamera nk'aho birangiriye aho babiroteye, ariko buriya ntabwo ari byiza cyane ko hari n'abandi bantu basenga cyangwa se bajya mu banyamasengesho
cyangwa se hari n'abandi bagira ibonekerwa ihishurirwa ariko nyamara ugasanga ibintu wabonekewe cyangwa se warose ntabwo ukomeje kugenda ubyitaho. Iyo ibi bintu utabyitayeho akenshi usanga ryahishurirwa cyangwa se za nzozi cyangwa se ya yerekwa wagize birangirira aho warigiriye, kubera yuko nubwo wagira iyerekwa ringana gute urabizi ko n'Imana yacishije mu ijambo ryayo ikavuga yuko umuntu akwiriye gutera intambwe imwe hanyuma yo igatera 99 imusanga. Bivuze yuko mu gihe warose uri umukuru w'igihugu yenda muganira, ni urugero hari igihe ushaka kurota wenda akubwira ati uwo mushinga ushaka gukora wenda ushaka ubuhe bufasha, icyo gihe ikintu ukwiriye gukora ni uguhita utangira gukora uwo mushinga, kuko ni ukuvuga ko wabonye icyemezo cyangwa se wabaye approved cyangwa se wemerewe kuba wakora uwo mushinga. Ntago ari ibya buri gihe kandi si ibintu bihoraho ko wahora urota ibi bintu, kuko kubirota ubwabyo ni umugisha ukomeye. So niba rero uri mu bagize ayo mahirwe yo kuba waba ufite nk'imishinga uteganya gukora cyangwa se hari ibintu uri gutekereza ariko ukaza kurota bene izi nzozi, nakubwira ngo mugenzi wanjye aho ngaho rwose byamaze gucamo. Izo ni inzozi za mbere urota ukamenya yuko uri umunyamugisha ukomeye. Inzozi za kabiri abantu benshi cyane bamwe na bamwe, ariko nabwo kuko ntabwo ari navuga ngo bose, ahubwo ni abantu benshi bakunda kuzirota, cyane cyane nk'iyo umuntu arwaye. Rimwe na rimwe ukaba urarwaye ariko ukajya urota ubona abantu bambaye imyenda y'umweru kuva hasi kugera hejuru baza kugusura. Kiriya gihe ni ukuvuga ngo mu burwayi bwawe, mu gahinda kawe, mu bibazo byawe, menya yuko ugira umugisha wo kuba wasurwa n'umuremyi wawe. Ni ukuvuga ngo izi nzozi impamvu nkubwiye gutya ni uko abantu benshi cyane bakunda kuzirota ariko ugasanga ntabwo basobanukiwe n'ikintu izi nzozi zishatse kuvuga muri makeya. Mu gihe rero wagize uwo mugisha wo kurota izi nzozi, nakubwira ngo ntuzigere na rimwe wongera gushidikanya, kuko igihe cyose uzarota abantu mu ishusho yo kwambaye imyenda y'umweru cyangwa se bigenze gute, naho nakubwira ngo ikintu ukwiriye gukora mu buryo bwihuse ni ukuba watega amatwi ukumva icyo uvugana nabo, kuko akenshi aba ari message cyangwa se aba ari ubutumwa bukomeye kandi buturutse ahantu kure udashobora kwigeza. Hari ukuntu umuntu aba afite imishinga itandukanye, cyane ko buriya bavuga ko umugabo wese apfana imishinga cyangwa se nta muntu ubaho udafite imishinga akwiriye gukora, haba imuteza imbere cyangwa se ibyo yaba atekereza mu bihe bizaza. Akenshi rero hari igihe usanga ibintu urimo utekereza gukora wenda birimo nk'imbogamizi, noneho ukaba warota aba bantu baza kugusanga cyangwa se baza nko kukugira inama ku byerekeye ibi bitekerezo wari ufite. Ni ukuvuga ko icyo gihe uba ubonye umuterankunga mushyashya w'ibitekerezo byawe, ndetse bikaba byagufasha mu kuba watangira gushyira mu bikorwa icyo wari wagambiriye. Mugenzi wanjye, ntabwo ari abantu benshi bagira amahirwe yo kurota izi nzozi. Mu gihe wagize umugisha wo kurota izi nzozi, nyabuneka uramenye ntuzirwe utindiganya na gakeya kuba wahita utangira cyangwa se kuba wahita utangira gushyira mu bikorwa ibyo wari waragambiriye. Ugiye kumbaza ngo mbese mu gihe ibyo bintu ubibonye wenda ukabibona mu yindi sura cyangwa se bakubwira nabi cyangwa bagira gute, icyo gihe nabwo hari ukuntu ushobora kuryama ukarota ubona abo bantu bakubwiraga noneho baje mu isura cyangwa se baje mu ishusho yo kuba bagutonganya. Icyo gihe biba bishatse kuvuga ko mu bijyanye n'imyemerere yawe uba ufitemo ikibazo, kandi icyo kibazo gishobora gushyira mu byago ubuzima bwawe. Urugero, hari ukuntu umuntu aba abaho, ariko twese dukora ibyaha, nta muntu udakora icyaha, ariko hariho n'abakora ibyaha, ariko nubwo twese tubikora, bamwe muri bo bagira umutima ubabwira ngo iki kintu wakoze ntago gikwiriye. Rero iyo ugeze ku gihe uwo mutima utakiwufite, noneho nibwo ushobora kurota izo nzozi, ariko ukarota abo bantu bari mu ishusho yo kugutonganya. Ni ukuvuga ko icyo gihe icyo usabwa ni uguhindukira kuri ibyo bintu byatumye utakigira umutima ukugaya, kuko ubundi umuntu muzima wese aba akwiriye kugira umutima umugaya. Ibi mvuze ntabwo birimo kwemera Imana cyangwa kutayemera, ibi mvuze ni ubumuntu, ni uko umuntu wese muzima akwiriye kuba afite icyo bita mu ndimi z'amahanga personality cyangwa se ubumuntu mu yandi magambo.
ubwo bumuntu nibwo bugusanga bakakubwira ngo kora ibi, ariko mu gihe ako kantu kubwira gukora ibyiza katakiri muri wowe, ni ukuvuga ko abo bantu ushobora kubarota ariko mu ishusho yo kugutonganya, cyangwa se bakaba banagukubita, cyangwa bikaba byagenda gute. Mu gihe rero urose izi nzozi, ujye umenya ko uri umunyamahirwe utangaje. Ntabwo ari izi nzozi zonyine warota ukumva uri umunyamahirwe, cyangwa se ukabona uri umunyamahirwe. Hari ibindi bintu bitandukanye. Hari abantu bagiye batubaza ubusobanuro bw'inzozi zitandukanye. Uyu munsi tugiye kongera gusobanurira umuntu witwa Edimo, wari watubajije ku kijyanye no kuba umuntu yarota imbuto. Ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda, cyangwa se mu muco nyarwanda, cyangwa se mu muco wa kirundi, mu busanzwe ku bantu bahinga, twese turabizi ko habaho imbuto, kuko imbuto zitabayeho ntabwo habaho ibi byose tubona, kuko izo mbuto nizo batera zikazavamo ibi tubona. Ni ukuvuga mu gihe urose imbuto, bamwe muri bo bakunda kurota nk'uyu Edimo wari wabidusabye, yari yarose abona ari gutoranya ibishyimbo. Ni ukuvuga ngo iyo ubona utoranya ibishyimbo ugiye gutera, ni umugisha ukomeye uba ugize, cyane ko izi nzozi ziba zigukangurira kuba wakwicara ukareba mu mishinga ufite, cyangwa se mu bintu uteganya gukora bikubyarira inyungu, noneho bya bintu ugatoranyamo iby'ingenzi kurusha ibindi. Urabizi ko iyo umuntu agiye gutera ibishyimbo abanza kwicara agatoranyamo ibishyimbo bizima, yamara gutoranyamo ibishyimbo bizima agafata ibyitwa injonjori, ni ukuvuga ngo ibyo bitari bizima akabishyira ku ruhande, noneho bya bindi bizima yashimye akaba ari byo atwara akajya kubitera. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe urose izi nzozi, ni ukuvuga ko ugiriwe umugisha wo kongera gutekereza ku mishinga, cyangwa se ku byo wateganyaga gukora, ariko noneho izi nzozi ziri kukubwira ngo toranyamo ibikwiriye, cyangwa se toranyamo iby'ingenzi aba ari byo ubanza, hanyuma numara kubibanza bize kugenda neza kurushaho. Icyo gihe rero mu gihe warose izi nzozi, rwose uri umunyamahirwe ukomeye, ndetse nakubwira yuko ari ikintu cyiza, ndetse ari ikintu cyo kwishimirwa kuba wagira umugisha wo kurota izi nzozi. Hariho abantu bashobora kumva ibi biganiro ahari bagasanga batari barota izi nzozi. Mu gihe utari wazirota, ntabwo bisobanuye ko abantu batazirota. Niba utari wazirota uyu munsi cyangwa ejo bundi, ushobora kuryama nawe ukaba wazirota, wenda ukaba wagira ikibazo ukabaza ibi ni ibiki ndose, ibi ni ibiki, ariko nagusubiza ngo ibi ni ibintu bisanzwe. Nakutangiye nkubwira yuko ni kamere, cyangwa se ni uburyo bw'itumanaho, cyangwa se bwo kuvugana uwakuremye yashyize muri wowe kugira ngo ajye akumenyesha ibyenda kukubaho. Aka kantu mvuze banza gakomeye. Nakubwiye ngo ikintu cyitwa inzozi ni ikintu kiri aho, ariko umuntu wese ararota. Bamwe muri twe bararota, ariko ibyo barose ugasanga babyibagiwe. Ibyo nabyo ni ibisanzwe, kuko kugeza ubu nta kintu abaganga bari batangazaho ku muntu ushobora kwibagirwa inzozi ze, kuko kuba wazibagirwa njye nabyita ko ari ibintu bisanzwe, kuko biterwa n'ukuntu waryamye umeze. Ikindi wamenya ni uko iyo ari inzozi zifite igisobanuro, cyangwa se zifite aho zihuriye nawe, ntago ushobora kuryama ngo izi nzozi ube wazibagirwa. Ahubwo ikintu kibaho ni uko ibintu bishobora kukugiraho ingaruka, cyangwa se ibintu byawe igihe cyose bihora bigaruka mu bitekerezo byawe. Ikintu rero ukwiriye kumenya ndetse ukwiriye kwitaho cyane, ni uko izi nzozi urota iyo ari amarangamutima, ni ukuvuga ko hari igihe ushobora kuba wenda waganiraga, ni urugero, n'umukobwa, uko mwaganiriye cyangwa se uko wamuganiriyeho n'abandi, waryama akaba ari byo urota. Ni ukuvuga ngo izi noneho ni inzozi ariko zikubiyemo amarangamutima. Ni ukuvuga ngo ibyo nibyo biri muri wowe bya nyabyo, ibyo warose. Niba urose uri kumusambanya, bivuze yuko nyine nibyo biri muri wowe, ariko nabyo bikagira ubusobanuro bwabyo tuzagarukaho. Uyu munsi twari twazinduwe no kuba twabagezaho ubusobanuro bw'inzozi, cyangwa se inzozi urota ukaba uri umuhiri, umuntu uhiriwe, cyangwa se uri umwe mu bantu b'abanyamahirwe atangaje. Wakibaza ngo mu gihe
wenda urose ibindi bintu bitari byo kandi nabyo bifite aho bihuriye no guhirwa, nagusubiza ko ikintu kijyanye no guhirwa cyangwa se n'umugisha ukubiye mu nzozi nyinshi. Nawe ugira inzozi urota kandi rimwe na rimwe ntuzisobanukirwe. Niyo mpamvu turi aha ngaha. Ushobora kuza hano hasi muri komenti ukatwandikira, cyangwa se ukaba wasura ikinyamakuru cyacu cyitwa wa3kigali-news.com. nakubwira ngo aha uzahasanga ubusobanuro bw'inzozi zigiye zitandukanye, ndetse ushobora kuba wahaca ukaba watwandikira tugahita tugufasha gusobanukirwa, cyangwa se ukaba watwandikira muri komenti ugasigamo nimero ya WhatsApp, hanyuma tukaza kuba twakoherereza ubusobanuro nk'uko ukeneye. Nakubwiye ngo iyi channel igamije cyangwa se igendereye gufasha abantu gusobanukirwa mu bintu byinshi bitandukanye, ariko kandi tukarushaho kugenda twiga, dukomeza kugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi, cyangwa se dufata isi tuyihindura nziza kuruta uko twayisanze. Mwese murabizi ko ku isi atari iwacu, atari n'ahantu tuzatinda. Umuntu wese ahaca akomeza agenda kuko n'urugendo turimo. Rero muri uru rugendo turimo, umuntu warutuzanyemo niwe uba ushaka kutuganiriza cyangwa se agira ubutumwa tugenera, ariko akanifuza kuba yabutumenyesha. Hari abantu bamwe na bamwe usanga bizerera mu bintu bijyanye n'ubuhanuzi, ariko nakubwira ngo buriya umuhanuzi wa mbere unakomeye ni wowe ubwawe, kubera ko akenshi urabizi ko nta kintu kibaho Imana ishobora kugukorera itarigeze ikikwereka. Wenda ubimenya nyuma, ariko ukazasanga warigeze nko kubirota cyangwa se warigeze nko kubitekerezaho kumva bikujemo, ariko nakubwira ngo nta kintu gishobora kukubaho utarigeze ubona akamenyetso na kamwe k'icyo kintu. Rero jya witondera inzozi urota ndetse izo udasobanukiwe. Niyo mpamvu turi hano, uzajya utwandikire tugufashe kuzisobanukirwa, ndetse ube wava mu bwiza ujya mu bundi. Turabakunda cyane. Ntago umuntu yasobanura ingano y'urukundo cyangwa se ngo abe yavuga byinshi cyane ku bijyanye n'urukundo, kuko iyo nayo yabasije ukwayo. Gusa icyo tuzi cyo nuko tubakunda. Twabasaba inkunga ikomeye cyangwa se yoroshye, ariko kuri twebwe izaba ikomeye cyane nuramuka wumvise iki kiganiro warangiza ugakora subscribe, ndetse usibye gukora subscribe ukaba wasangiza abandi iki kiganiro, kuko bizatuma umuntu wese abasha gusobanukirwa ndetse no kumenya impamvu cyangwa se kumenya intego rimwe na rimwe y'inzozi arota, cyane yuko usanga izi nzozi arizo zigenda zigira uruhare ku buzima tubamo umunsi ku munsi. Ikindi kintu nakubwira nari ngiye ntakubwiye, nakubwira yuko inzozi zose urose ushobora kuba watekereje ibi wumvise, cyangwa se ukaba wakubye ikiganiro ugiye kuryama, ariko ucyumvise ugiye kuryama waza kuryama ukarota ibi twavuze. Nakubwira yuko icyo gihe nawe uba uri kurota za nzozi nakubwiye z'amarangamutima. Izi nzozi rero z'amarangamutima nazo iyo uzirose ntabwo aba ari bibi, ahubwo aba ari byiza, kuko ni ukuvuga ko nubwo uba usinziriye ariko uri mu bantu bateye neza, kuko uhora ugarura ibintu wiriwemo cyangwa se waciyemo ukongera ukabisubiramo. Ni ukuvuga ngo ni nk'ikimenyetso cyo kurota, cyangwa se kigaragaza imbaraga zawe ko uri mu bantu bitondera ibyo bacamo. Nabyo ntabwo ari bibi, ni byiza, gusa nyine mu gihe wabirose udafite ahantu na hamwe wahuriye nabyo, utigeze ubitekerezaho, utigeze ubivugaho, nakubwira yuko uri mu cyiciro cy'abantu bamaze guhirwa. Nakubwira ngo rero niba hari izindi nzozi ufite ushaka gusobanuza, watwandikira muri komenti ukaba wadusobanuza, tukaba twagufasha kugenda usobanukirwa na byinshi, ndetse ukaba warushaho kugenda umenya ibintu bitandukanye. Nta kindi kintu twaziye ni ukubafasha, ndetse tugakomeza twese kugenda tuva mu bwiza dukomeza tujya mu bundi. Tubashimira iteka ukuntu muhorana natwe, ndetse tubashimira ibitekerezo mudahwema kuduha. Muntu wafashe umwanya wawe ukandika komenti urimo utugira inama cyangwa se urimo udusobanuza, ni ukuri uri umuntu w'agaciro, ndetse duterwa ishema cyane no guhora tubana nawe. Nakubwira ngo ntabwo dufite gahunda yo kugutenguha, ahubwo dufite gahunda yo guhorana nawe. Nk'ibisanzwe ni Dr. George, twari turi kumwe cyangwa se wari muganira namwe. Mukomeze mubane natwe
mudushyigikire, mukande subscribe, hanyuma ubutaha tuzaza tubabwira noneho zimwe mu nzozi warota ukaba wahita ugira attention cyangwa se ukitondera ikintu kigiye gukurikiraho mu buzima bwawe. Ni ibintu biba bitoroshye ariko kandi ni ibintu biba byoroshye, kuko icyo bisaba ni uko ugomba kumenya ubusobanuro bw'izo nzozi wagize kugira ngo biguhe ishusho y'ukuntu ukwiriye kwitwara muri iyo minsi. Mukomeze mugire amahoro, mukomeze mugire ibihe byiza rwose. Uwabifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora ntabwo yaba abeshya. Hari abantu badukurikira bari muri Amerika, bari muri Canada, bari mu Burayi, bari muri Amerika y'Amajyepfo, abantu mudukurikira muri ku mugabane wa Afurika, mwese twababwira ngo muri abantu b'abagabo cyane. Umuntu wese uba wafashe umwanya we akumva iki kiganiro, ni ukuri Nyagasani ajye agukubira cyangwa se ajye ahora guha uburyo bwo kubana natwe, kuko duterwa ishema no kubona muri kumwe natwe. Ariko kandi ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka kuduha, nakubwira ngo wareba muri description y'iyi video ukabonamo uburyo bwo kuvugana natwe, hanyuma ukaba waduha iyo nyunganizi. Turabakunda, musigare amahoro.